Nyakubahwa Diedone uraho neza? Urakomeye. Inshuti zacu mudukunda kandi mudukurikira kuri Makida TV ndetse no kuri The Pop Live TV turabasuhuje cyane. Ngiye muri kumwe rero nitwa Basombi ngera icyogere mu nkuba icyaduka bagashigisha. Nyakubahwa Diedone uyu munsi rero twaje turi kuri document metallique iryoshye cyane aho dufite twinjira nkaho kuri CNN. neza ni CNN. Uyu munsi rero inkuru yacu iraryoshye. Tubafitiye inkuru turagaruka kuri Yampano aka Floriye yitwa uwo rizagwira Floriye aka Yampano. Urumva iryo zina uwo rizagwira nagari uwo rizagwira Floriye ibuye itegeko ishyano. Oya ni ishyano. Reka so nta kwanga akwita nabi. Ishyano ryaramugwiriye. Ni ishyano rya nkurikije biri kumubaho ni ishyano. Uyu rero uwo rizagwira Yampano ni umuhanzi warukizamuka ariko mwiza. Umuhanzi mwiza uryoshye Floriye kude chapeau kabisa mu buhanzi warurimo neza. Ntabwo afunze. Oya ntabwo afunze. Yangize ngura mushinyaguriye komeza. Noneho Floriye uyu yabaye icyamamare. Ngo ndi icyogere mu nkuba yabaye icyamamare aho yagaragaje wowe yabaye icyamamare mu nkuba no mu mvuba simbi no mu nkuba arimo aho yashize video ze arimo arakubita umupuri cyangwa se umupuri nuvuga ngo yashize video ze ku mbuga nkoranyambaga amakuru yishize hanze arimo akora imibonano mpuzabitsina n'umufiyanse we abameze nkanjye wari uducanze ubu twari tugize ngo ni yapuri bazamuriraho ibintu oya mu mvugo zo ku mihanda ngo gukora imibonano mpuzabitsina ngo ni ugukubita umupuri ngo noneho ngo igitsina gore ni igipuri ngo cyitwa umupuri ubwo rero ngo kurongora mu yandi magambo ngo ni ugukubita umupuri uyu yashyize amafoto ye y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga aramamara Yampano aba Yampano. Ariko se ati ntago yari afite impano y'umuziki gusa ahubwo yari afite n'impano mu gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko se kuko njya amakuru nkayo ntago mba nyafite cyane ariho reka nkoresha ubwoko. Yego koko niwe wayashyizeho uyu Yampano abantu benshi bavugaga ko yayashyizeho dore ko hari n'abantu b'igitsina gore noneho bikundira ibyo bintu amashusho nkayo abatangiye kuvuga ati mbega umuhungu umeze neza ati mbega umuhungu ufite ibikoresho ati wamuma nk'icyumweru umva Yampano ati ko ntago afite impano y'umuziki gusa afite n'impano yo gukubita iki umupuri. Noneho rero aya mashusho rero cyangwa se izi video zashyizwe ku mbuga nkoranyambaga hari amakuru ari hano hanze. Amakuru ari hanze nuko bicekwa ko numva nihitira numva ngo hari abantu ngo bafungiwe ibyo bintu. Hari abantu bafunze tugiye kurebaho bagikurikiranwe n'inzego z'ubutabera. Urumva abo bantu byagenze gute? Hari uwitwa Ishimwe Patrick uwo bita Pazomani. Iryo zina rirazo. Ubundi amazina ye bwite ni Ishimwe Patrick. Ariko akakongera akantu ka aka Pazomani. Pazomani yari inshuti ya Yampano. Nibazaga niba kuko ari we wabikoze. Nagari uyu Pazomani yari inshuti ye kuko uyu Yampano amaze gufata aya mashusho ntago yafashe bimugwirire cyangwa bimuguyeho. Yafashe yabiteguye ayafata neza yitonze ayashyira ku mbuga ze nkoranyambaga nkuko yashyira kuri email ni wo ufite umubare w'ibanga. Ariko uyu Pazomani yari inshuti na Floriye ari we Yampano aza guhabwa password za account zose za Yampano kuko hari imishinga bari bagiye bafatanije uri project zitandukanye. Kuki atafunze inda account bakoreraho business? Ubwo nubujije yagize. Ariko turi kureba uko byatangiye. Yagize n'ikizere bisi yanyuzwe nk'akanuma. Kuko gukunda niyo mpamvu Yesu yabwiye abantu ngo ntukizere umwana w'umuntu. Ngahubwo wizera umwana w'umuntu wese agira gute avume. Ni ukuvuga ngo ninde wabaye ikivume ni Yampano ko yizeye umwana w'umuntu. Pazomani rero afata amashusho ya mashusho Yampano yabitse
ayabonye rero kuri account ayabonye ati sinabyihera umuti n'uyu nguyu kandi disi ya mpano yego ubundi gufata ayo mashusho uwo mugore ntibahorana barahorana n'umugore yarabaje ngo bigende bite barahorana n'umugore we wagira ngo ndakubaza kugira ngo wari uri kumufata ntabwo nari impari iyo video sije nayifataga twe turi gukora analize kwibi bintu abanyarwanda turimo turabasangiza ubundi yayafashe niba umugore ari uwe batajya yibukiraho yagira ngo ajye yireba in action y'amano mu gikorwa yashaka miruware nini y'amano mu gikorwa akajya bikora areba muri miruware yari kwibona ubwe akeneye y'amano mu gikorwa so rero uyu nguyu Ishimwe Patrick Pazomani afata ya mashusho amaze kugera kuri konte za mugenzi we atangira kuyasakaza nicyo narengeye kuvuga hari ibintu bibiri bishobora kuba byarateye puzzle kimwe muri byo ni bibiri ariko kimwe niyo cyamuteye kuyasakaza nicyo utekereza cyabimuteye ashobora kuba yarayabonye akumirwa nkuko wari uvuze ngo abagore bayabonye bakavuga bati uyu muntu ni umukozi ku murimo nyamibwa uyu muntu ni umukozi yego kavuga ati reka nereka abandi bajyamo sibyo reka mbereke mwa kuntu abandi batipe bari hatari abandi bantu bagafasha akabarayire kuyazingo no hepfo wenda akandika ngo numara kuyire uyisibe mani uhita uyisiba mani none na wa wundi nawe agahundi n'undi agahundi bivuze ngo bimwe bajya bavuga yuko ibanga ari iryawe wowe bwite ababivuga neza ngo ni irya babiri ariko burya iyo bari babiri ntabaga ari bari ibanga ni iry'umuntu umwe ibanga ni iryawe puzzle uwo niwo mutego nkeka wa mbere yaguyemo kabiri birashoboka ko nkurikije uko ubwo ya mpano namwumvise numvise bamuvuga kuko jewe aba bantu bashyashya sinjya mbamenya birashoboka ko yaba yarabitewe none n'ishyari akavuga ati uyu muvuna muheto numva uri kuzamuka cyane reka murangize agahita yashyiraho urakomeza ikiganiro uyoboye ako kantu numva agashaka kugashyiramo oti Pazomani kimwe yabonye amafoto abandi bajyama muntu w'ikirangirire cyangwa se ishyari yabonye amafoto ati ko ndabona umwana akora biramutungura ati reka nsangize abandi ati yewe we ati reba shati do dore uko bakora gahunda ubisibe arangije nundi nawe agahunda ati nawe nurangiza ubisibe birangira bibaye nurangiza ubisibe muri gakwira igihugu yari ubisibe tureka tubanze turebe urutonde rw'aba bantu bari mwino case yego twaturi umuntu wa mbere ari we nyirabayazana uvugwa ni Ishimwe Patrick cyangwa se Pazomani aho byavuzwe ko yafashe amashusho ya yampano ayakuye kuri konte za yampano kuko yari afite imibare y'ibanga bitewe n'ibyo bakoranaga agatangira kuyasakaza yego yari afite icyizere yampano yamugiriye akamuha imibare y'ibanga n'icyizere cy'uko bakoranaga izo business zindi bakoranaga ariko hanze y'ibyo aza gufata ayo mashusho yampano yabitse atangira kuyasangiza abandi uyu rero nyirabayazana bigaragara ngo akimara gusakaza aya mashusho yahise ino video yahise ijya kwitwa uzaba kiriho Sipiriye uzwe ku izina rya nde Jihad wowe ndamuzi Jihad rero aravuga ati jewe ndi umuyutuba utwika Sipiriye buriya ndamwemera cyane ari mu bantu bankundishije YouTube yego kuko mubona bwa mbere yavugaga kuri Ndimbati ngo ariko se ye ninde utagura inda ngo ko nanjye nyigura niherere nyuma ahubwo numva ko ari umutinganyi uyu rero Jihad aza amashusho amugezeho wa muntu urutwitsiro ku mbuga nkoranyambaga za Instagram TikTok YouTube Facebook X na za what atangira kurundaho arunda ati ya mpano mu kazi ya mpano mu kazi groupe ya WhatsApp za groupe ziriho indaya zicuruza abantu igihumbi Jihad atangira gukwirakwiza ya mashusho nanone aya mashusho nawe ribarira mugwiriye nawe ryashyano niba atari ryabuye cyangwa ryategeko riba rimuguyeho uwo ni uwa kabiri Jihad rirakomeza
nanone abandi bakurikiranwa ku iki kintu cyo gusebya cyangwa gushyira amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga kandi n'icyagenwa n'amategeko y'u Rwanda turaza kubibona ni uwitwa Kwizera Nesto nawe ribarira mu yitwa Papi Nesta nawe arakurikiranwa n'inzego z'ubutabera ku gushyira hanze amashusho y'urukozasoni hanze y'uyu nanone hari uwitwa François Xavier Ishimwe François Xavier nawe ari kuvugwa Francisco Xavier nawe ari kuvugwa nawe riramuhirima ko nawe ibi bintu bifitemo akaboko undi ni witwa Kalisa John cyangwa se K John nawe ibi bintu bari kuvuga ko ukuboko kwe kubirimo aba rero ni ikipe y'abajama abantu bumvise ko bose bafite amazina y'ho ka AKA Papi Nesta AKA Jihadi usibye Francisco Xavier AKA John AKA Yamano ni ukuvuga ngo aba bose ni urungano rwa Yamano reka tubafate nk'urungano aba ni peer group kuko bafite ibyo bahuriyeho yego juste barakora nka K John rega rwa Jihadi ni rusaje ibara yabuze baramuruta no kuvuga ngo rero aba bantu bigaragara ko uno mwana Yamano bitewe nuko ibintu bye byabimo bikundwa yinjiye neza muri muzika arakundwa muri industry ndetse yarafite ibiraka bikomeye ariko utaragera ku biraka nabo ni mu gitebo kimwe na Yamano wa wundi wayasakaje bwa mbere wasakaje amabati bwa mbere se amashusho ayasakaje uyu Pazoman aba nabo nka nuze nka Jihad afite groupe za WhatsApp agira niba ari nk'eshatu nk'ibihumbi 600 by'abantu bamukurikira abatereka mbatwikiresha bari yitwa ngo nabashu tupo nyonyo ba tupo nyonyo rero ko muzajya mubigenda iyi tupo nyonyo no mu rukiko bayigarutseho havumbuwe n'indi ribu ivuga usibeho ntabihaye umwanya ngo ngifate wango bashobora kubona barabikoze mu Kigali bati dore shati wamubonye iki ni ikigare cy'abantu bameze nk'abahuriye muri industry ariko uno mwana bashobora kuba baramugirisha ari nkuko babivugaga iri ni ishyari no gushaka kugira ngo bamuteshe agaciro abantu bamukundaga bamuveho bamutakariza icyizere urumva niba yaratangiye no kubona ibiraka muri leta muri leta urabizi uzanye ibintu nyine iyo uzanye ibintu by'ubugarashi ujya gukora muri leta ukazana ibintu by'umwanda ikarita itayiyubika imbeho iba yubaka ahantu udashobora kwinjira wambaye ikoboyi wango niba uri umuhanzi bakabaguhaye iryo soko ugomba kuba umu VIP mujya mureba Munyakazi uko abigenza n'abari aba Ben n'abande bose sibyo nuko baba baramubirinduye rero umwana rero bamushyize ku karubanda ariko nawe amabuye arabagwira amategeko noneho rero ibyo bakoze harimo uwasakaje harimo gusakaza ubwo ingingo twinjiye mu itegeko rero 190 ivuga iki mu mategeko ahana reka ingingo y'190 mu mategeko y'u Rwanda agena ibyaha n'ibihano byacyo yego avuga ko kwirakwizwa no gusakaza amashusho y'urukozasoni gukwirakwiza no gusakaza amashusho y'urukozasoni yego uwo gihamye uhamwe n'icyo cyaha ni imyaka 2 kugeza kuri 5 y'igifungo ubwo hanishwa igihano cy'igifungo kuva ku myaka 2 kugera kuri 5 cyangwa n'ihazabu ukongeraho ihazabu ya miliyoni 3 kugera kuri 5 cyangwa kimwe muri ibyo ubwo nuwahamwe n'icyaha cyo gukwirakwiza no gusakaza amashusho y'urukozasoni uwabitangiye nyirabayazana cyangwa se bayazana nkuko bivuga nka Pazoman bimuhamye noneho uwabyakiriye nawe akongera akabishayaringa urumva yego urabimpaye yego none nanjye ndabitanze kikaguhama ni igifungo kuva ku mwaka umwe yego kugera ku myaka 3 n'ihazabu y'ibihumbi 500 kugera kuri miliyoni 2 cyangwa kimwe muri ibyo ryari ni twavugaga rizakugwira ni itegeko uko nuwo rizagwira rigushibuye kuremera kuko
ugize amahirwe wagurwa n'ibuye. ntirikiri ibuye ntirikiri ishyano ahubwo ribaye itegeko. Tugarutse bavuga ko kuri iyi ngingo nanone hari amakuru nari numvise bavuga ko uwakwirakwije amashusho y'undi atabiherewe uburenganzira nawe ahanishwa ni wa mwaka umwe kugera kuri 3. Ni wa mwaka umwe kugera kuri 3 ni hazabu 500,000 kugeza kuri miliyoni 2. Ngo tuvuge ya mpano iyo aza kuba yarafashwe n'undi muntu utari we. Yego. Urumva? Ni umwaka umwe kugera kuri 3. Yego. Ariko nibiza kugaragara ko ya mpano ayo mashusho atayashyize ku mbuga nkoranyambaga ahubwo yayahaye inde harya yahaye Pazoman Pazo yayamuhaye. Yego. Ubwo deja arakwirakwije. Ubu kwirakwije ni ya mpano arahita afatwa imyaka 2 kugera kuri 5 izamufata. None ko mwino kese rero Jihad ari maregwa ko ibi bintu ari we nyirabayazana ari ubiri inyuma ndetse ko na Pazoman kubifata si ikibazo. Uwabifashe yabibitse mu buryo bwizewe ntiyabikwirakwije yarabibitse. Nawe nta gihamya gihari. Uragagera nuko wasanga noroye abantu baburana bari abahanga nkubwira. Nje ni nkuko wasanga noroye nyine ngafata nkajyana intare ugafata intare ukayicingurira ikajya kurya abantu ikangiza. Nyine urumva birashoboka ko ikibazo wenda nuko ya mpano we ntabwo ari mu baburana nibyo ntabwo ari kuburana we ntaburana ariko yaza kuba ari mu baburanyi nawe ashobora kuba yari kubazwa bikaza gusangwa atarayabitse ahubwo nawe yarakwirakwije abaye nawe yarakwirakwije nubwo araye ndi gushaka kwereka ukuntu rimugwira ngo rizagwira harya nubwo araye nawe ryamureba ari no tegeko. Bashatse kumuzanamo ariko birangira kuko niwe wahise afata iya mbere yo kujya kurega. Umujyanama we yarebye kure cyane. Reka rero uzaba kiriho Sipiriye uzwi ku izina rya Jihad aracyakurikiranwe n'inzego z'ubutabera ndetse ubu ngubu yari yasabye ko akurikiranwa ari hanze ariko barebye uburemere bw'icyaha yakoze baravuga ngo ntabwo ukwiye gukurikiranwa uri hanze uzakurikiranwa ufunze. Rero yaraburanishijwe urubanza rwarabaye ku rukiko rwa Nyarugenge ariko kandi mu gihe twamenya uko imyanzuro ya nyuma y'urukiko aracyafatwa nk'umususpect aracyakekwaho nk'urengana ntabwo yarahamywa icyaha ahubwo aracyakurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Reka rero imikino abagabo babamo rero reka rero icyo ngiki tukitangeho umucyo n'undi muntu wese wendaga guhirahira nk'inama twatanga gukwirakwiza ishusho y'umuntu ari mu bikorwa runaka cyangwa se nawe ufite n'akavideo wakuye ahantu. Nyakubahwa nshuti zanjye mushiki wanjye murumuna wanjye muvandimwe rekeraho. Iki ni icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda ndetse n'amategeko yo hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi. Abantu bakunda abantu bambaye ubusa buriya rega bifite impamvu nta kibura imvano. Umuntu kumva umuntu rwose akora muri ministeri wajya muri computer yugasanga afitemo filime pornographique. Reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turabashimiye mwari mudukurikiye. Wibuke gukora subscribe, ukore like, share, utwandikire muri comment niba ufite igitekerezo ushaka kudusangiza. Ciao murakoze. Mwari kumwe n'abasoma ingera kuri The Pop Live TV. Dieudonné kuri Makda TV.